Ndabasuje abakomeje gutega amatwi umuyoboro wacu ibigezweho updates mbahaye ikaze ku nkuru yacu muri aka kanya. Umugabo wo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi nyuma yo gutwikisha umugore we amavuta yatuye yari agiye gutekesha imboga bararira. Ibi bikaba byarabaye mu masaha y'umugoroba wa tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 2025, gusa uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2025. Nzeyimana Fanta w'imyaka 42 utuye mu mudugudu wa Mugerero akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo ahari mu karere ka Rusizi, akaba ari we mugabo uvugwaho kuba yaratwitse umugore we akoresheje amavuta yatuye. Akaba yaratwitse umugore we nyuma y'uko yamubuzaga gushyamirana n'umuturanyi. Bivugwa ko uyu mugabo yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'ukwezi kumwe gusa avuye mu kigo ngororamuco, aho yari amaze amezi 3 agororwa kubera imyitwarire idahwitse. Umuturanyi w'uwo muryango akavuga ko Nzeyimana yatwitse umugore we ubwo yatahaga nijoro yasinze, agatangira kubwira umuturanyi wabo ko ari we wamufatishije amushinja ubujura no guhohotera umugore we, akamara amezi 3 mu kigo ngororamuco. Ati bakomeje gushyamirana cyane hafi yo kurwana. Umugore abonye ubu bushyamirane bushobora kuvamo imirwano ahamagara umugabo we aramubwira ati urakomeza gushyamirana n'umuturanyi mu biki, ko wafungishijwe n'amakosa yawe, uwo uramuziza iki watashye? Aho gutaha ngo atuze, bivuga ko Nzeyimana yahise afata amavuta ashyushye yatuye umugore we yari agiye gutekesha imboga, ayamumena ku maguru aramutwika bikomeye. Umugore yatabaje ubuyobozi n'inzego z'umutekano barahurura, umugabo arabacika. Umugore ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo, naho bahita bamwohereza mu bitaro bya Mibirizi aho akirembeye kugeza n'uyu munsi. Nzeyimana yakomeje gushakishwa ku bufatanye bw'ubuyobozi n'abaturage, bamusanga mu kabari kari mu mudugudu wa Nyamagana. Bikavuga ko muri ako kabari yanywaga amafaranga yavuye muri avoka z'umugore yagurishije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yari kwa muganga. Akimara gufatwa yahise ashyikirizwa sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Nyakarenzo ngo akorerwe dosiye agezwe imbere y'ubutabera. Si ubwa mbere uyu mugabo akubita umugore we basezeranye byemewe n'amategeko, bafitanye umwana umwe w'umukobwa n'abuzukuru 2, kuko binavuga ko yajyanwe mu kigo ngororamuco yabanje kumukubita. Umwe mu bayobozi b'umudugudu akagira atamaze kunanirana mu mudugudu wacu wa Mugerero, kuko uretse guhoza umugore ku nkoni anafite ingeso yo kwiba imyaka mu mirima y'abaturage, akagira n'ubwo atobora inzu zabo akinjiramo akabiba. Ubwo yari aherutse gukubita umugore we yarafashwe agejejwe ku biro by'akagari ka Kabuye, hategerejwe ko inzego z'umutekano zimutwara. Yaciye muri humye abari aho, yiba imashini idoda mu zari aho zari zigenewe urubyiruko, aracika ayifatanwa atararenga umutaru, ubwo yajyanwaga muri iyo transit center yari amazemo amezi 3. Mudugudu agakomeza avuga ko ikibabaje cyane ari uko umugore we ubuyobozi bumubwira gutanga ikirego kuri RIB cy'iryo hohoterwa akorerwa, akanga avuga ko amureze bakamufunga noneho yazafungurwa amwica. Banamubaza niba yifuza gutandukana nawe aho kugira ngo azamwice cyangwa amumugaze, umugore agaceceka, ubuyobozi bukabura icyo bukora. Umuyobozi w'umudugudu akagira ati nk'ubwo yari aherutse gufatwa yibye iyo mashini ku kagari, yari afashe igitoki umugore yagiye guteka ajya kukigurisha, umugore avuze aramuhondagura amugira intere, none ataranamara ukwezi agarutse aramutwitse. Iyo bamujyanye umudugudu ugira amahoro, yagaruka tugahungabana. Turifuza ko yakwigishwa kuko na mituweli bayitangirwa n'abaturage, kandi ayo abonye yose arimo nayo akura mu gusahura urugo ayatsinda mu kabari. Ibya mituweli ubona ntacyo bimubwiye. Gitifu w'umurenge wa Nyakarenzo Dushimimana Baptiste ashimira cyane abaturage bagize uruhare mu ifatwa rye, akavuga ko ibibazo by'ubujura, gukubita no gutwika umugore we bitakwihanganirwa, ariyo mpamvu yafashwe ngo abiryozwe. Ati ntabwo yakomeza guhungabanya umutekano w'urugo rwe n'uw'abandi ngo bishoboke, niyo mpamvu ku bufatanye n'abaturage dushimira cyane yashakishijwe agatabwa muri yombi. Afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo. Gitifu yavuze ko amakimbirane yo mu ngo hari n'ahandi agaragara muri uyu murenge, ariko bakomeje guhangana nayo bakangurira abayafitanye kuyareka.
ni ukuri rwose ingo zifitanye ibibazo zishaka uburyo zibikemura, kandi biramutse bidakunda byageze kure zishobora kwegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zikaba zabafasha guhitamo icyashoboka, yaba ari ukugumana cyangwa se hakaba habaho no gutandukana igihe byabaye ngombwa, aho kugira ngo usange umwe yishe undi. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi. Ni channel ibigezweho updates, dore mu biganiro byacu bitaha.